Murakoze cyane, tubyakiriye neza, turabyishimiye kuba abanyamuryango batugira icyizere ko twayobora iyi transition kugeza umunsi amatora azaberaho kuri 24 z'ukwa gatandatu z'uyu mwaka. Mu by'ukuri kuba bampaye icyo cyizere ni byiza cyane, nabyishimiye kandi bijeje ko nzagerageza gukora neza, kuko badusabye gukurikirana umunsi ku wundi gahunda zihari mu ishyirahamwe ryacu ry'umupira w'amaguru, kugira ngo mwabikurikiye. Hariho gukurikirana ibya shampiyona, harimo gahunda y'ibikorwa bitandukanye, imishinga itandukanye, harimo gukurikirana ibyarimo bikorwa n'umunyamabanga mukuru, tukabiha icyerekezo. Ibyo byose rero turi tayari kuba twafasha kugira ngo bikomeze bigende neza nk'uko byateganyijwe, haba muri gahunda y'ibikorwa y'umwaka ndetse no mu ngengo y'imari, ntihaze kugira ikintu na kimwe bigaragara ko kitakozwe kandi byari muri gahunda. Niko bimeze, ntabwo ari uyu munsi yasheshwe, ahubwo igihe bigaragara ko abarenze 1/4 bavuye muri Excom, yahise yisesa ubwayo, kuko idashobora guterana hatari nibura 2/3 by'abayigize. Rero byagaragara ko yabaye disu itakiriho, yari yisheshe. Ariko uyu munsi impamvu twatumiye inteko rusange kwa kugira ngo batange icyerekezo, ese ishyirahamwe rirakomeza kuba riyoboye gute, ko abo bari baratoye 11 batagihari. So niyo mpamvu bafashe icyemezo cyo gushyiraho komite de transition igizwe n'abantu 3 bafatikanya n'umunyamabanga mukuru bwa Ferwafa, kugira ngo bakomeze bakurikirana ibikorwa bihari, gahunda zihari kugeza ku munsi w'amatora uteganyijwe. Hari icyo nakivugaho, nuko iyo umuntu atorewe mu nshingano, icyambere ugomba kuba ufitiye commitment, wemera ko uzazikora kandi ukazikora neza. Hari icyo abanyamuryango baba kwitezeho, ariko umuntu agira impamvu zitandukanye zishobora gutuma ava muri izo nshingano. Ngira ngo bagenzi banjye bagaragaje ko kubera impamvu zitandukanye, impamvu zabo bwite, byabaye ngombwa ko basezera ntibakomeza. So niyo mpamvu rero twahise dutumira inteko rusange kugira ngo ifate umwanzuro, itange icyerekezo, kuko hari abagaragaje ko bavuyemo kubera impamvu zabo bwite zikomeye, hari abagaragaje ko bafite impamvu z'akazi bituma bavamo. Ntabwo wagaragaje impamvu ze bwite, ntabwo najya kumubaza ati se impamvu bwite ni izihe, ariko ikigaragara nuko mu by'ukuri kuba bakugira icyizere cyangwa nge bagira icyizere ntabwo ari kado baba bampaye, ni inshingano zikomeye. Kuba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru harimo gahunda nyinshi zijyanye no guteza imbere urwo rubyiruko, kurwankadera, gahunda ziba zihari z'amakompetisiyo. Ibyo byose kubikurikirana umunsi ku wundi bisaba cyambere kubikunda, ikindi bigasaba kuko kwitanga. Ibyawe hari nubwo biba ngombwa ko ibyawe byibagirwa ugashyira ibya federasiyo imbere. So ngira ngo ni ibintu bisaba ubwitange, ni inshingano zikomeye, mwese mutafatikanya, ntabwo biba byoroshye. Birasaba ubwo bwitange, birasaba gukurikiza cyane amategeko, kuko ntabwo wajya ibyo wakora byose, ntabwo wajya ndahora y'amategeko. Mumaze igihe kinini muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, mwawe muri komite zitandukanye. Hari abantu bibaza, mu by'ukuri mugenzi wanjye yabikomojeho, biragoye kubona komite isoza manda. Mwamwe mazemo igihe kirekire bwana Marcel, ubu mu by'ukuri ikibazo ni ikihe kugira ngo nuzaza azamenye ibibazo biba ari ibihe bituma abantu badasoza manda yabo muri Ferwafa? Ahubwo nagerera kubaza nk'umuntu uri hanze kandi wikurikirana umunsi ku wundi, biterwa n'iki? Icyambere nuvuga ngo dutorerwa manda y'imyaka 4 uba wabyemeye, ariko iyo bigaragaye ko wenda hari impamvu zawe, ntabwo abantu bakugundira. Nanjye kuko ntabwo ndi mubara yasezera ngo umenye ngo wenda nagize impamvu, bagenzi banjye bagize impamvu bavamo, kandi kuko bigaragara bavuga ko ari ku mpamvu zabo bwite. Wenda nanjye biramutse ngize impamvu, ubwo wenda icyo kibazo nashobora kuba umwanya mwiza kugisubiza. Ahubwo mwebwe muri hanze mu bikurikirana biterwa n'iki? Ibibazo wenda babivugwa biba ari byinshi. Hari n'abavuga ko rimwe na rimwe hari komite zikorerwamo cyangwa se abantu bakaba bananizwa bitewe n'abaha gahunda kandi bataraho mu mupira. Ese ubundi byaba ari byo? Komite nyobozi ishyirwaho n'inteko rusange, ni rwo rwego rukuru rukuriye umupira w'amaguru mu Rwanda. Iyo ruvuyeho hajyaho komite nyobozi, ababa bakoreramo ntabo, kuko kiretse ari inteko rusange ivuze ngo rwose ibyo twagushinze ntabwo biri kubarizwa nk'uko wabitwemereye, bakuvanaho icyizere. Ibyo ngibyo ni ibivugwa, ariko nge personnellement byoze ntabwo ariko bimeze. Ibivugwa byose ntabwo bari ukuri. Hakenewe ninde perezida ubona Marcel waza nanjye uvuga ngo mugakorana, cyangwa se waza muri federasiyo agatanga ibyo bisubizo n'ibyo bivugwa by'ibihuha bikavaho? Icyambere mu rwego rw'umupira
bisaba imikorere n'imikoranire. Icya mbere hari abanyamuryango ugomba guseriva, icya kabiri hari abandi baparteneri mugomba gukorana. So rero nta buhanga, nta yindi maji, ni ukunoza imikorere n'imikoranire, ukubahiriza ibiri mu mategeko. Ibyo abanyamuryango basabye mukabyubahiriza, kuko buri uko bateranye bafata imyanzuro, iyo myanzuro igashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. So nta yindi maji rero, ntabwo umuntu azava mu ijuru azaza kuyobora federasiyo, n'ubundi azava mu banyamuryango, azava mu banyarwanda. Nta expertise yindi ihambaye mu miyoborere, ndakeka ntayo. Malheureusement nari ngewe inama, niba bisohoye twari turi mu nama nari ntarayibona, ngira ngo correspondance sinayibona kuri mail, ariko ubwo niba iriho ubwo turaza kureactinga en fonction. So nta personnellement ntayo ndabona, ngira ngo n'umunyamabanga bukuru ntabwo burayibona, yaba ari amakuru mashyashya mu mpaye. Bisa nkaho hari ibimaze iminsi, ariko wenda binavuga ko stade yahuye. Ibimaze iminsi biba ari ibivugwa. Ibihari nuko CAF koko yasohoye urutonde rw'amastade yemeye azakira umukino wa gatanu, aratwandikira atumenyesha ko azohereza spectators. Baraje bakoze descente, bareba stade, bareba amahoteli, ngira ngo ubwo basubiyeyo batanze raporo. Dutegereje igisubizo kizava muri CAF nk'uko bari babitumenyesha mu ibaruwa yabo yoherezaga aba inspecteur.